kugushima Imana Data, wongeye kugushima ise w'umwami wacu Yesu, tugushize hejuru nta usa nawe, mw'isi no mw'ijuru nta yindi mana yo kubahwa atari Imana yaremye ijuru n'isi. Mw'isi no mw'ijuru nta yindi mana yo guhimbazwa, nta yindi mana yo kuratwa, nta yindi mana yo kubyinirirwa, nta yindi mana yo guhabwa icyubahiro atari nyiribihe Uwiteka waremye ijuru n'isi. Tuzindutse muri iki gitondo tuzanywe no kugushima, tuzindutse muri iki gitondo tuzanywe no kugushyira hejuru Data, tuzindutse mwami tuza kukubwira ngo nta yindi mana ikwiriye icyubahiro atari wowe. Iki ni igitondo cyiza twongeye guhabwa mwami, aya n'andi mahirwe twongeye guhabwa mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Twemerere wumve gusenga kwacu, twemerere wumve kwinginga kwacu, utwemerere wumve amashimwe yacu, twemerere wumve ubusabe bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimye mwami, iri teraniro tugiyemo utwemerere ribe iteraniro ry'umugisha, ribe iteraniro ridasanzwe, ribe iteraniro rigira aho ridukura n'aho ridushyira mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen amen. Wowe tuzindukanye muri iki gitondo habwa umugisha n'Imana. Imana iguha umugisha aho uherereye hirya no hino, Imana iguha umugisha wowe uri muri Afurika, wowe uri ku mugabane wa Amerika, wowe uri muri Europe, wowe uri ku mugabane wa Aziya, wowe uri muri Australia, mu bihugu byinshi bitandukanye tutabashe wenda kuvuga. Imana iguha umugisha wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hirya no hino, Imana iguha umugisha. Twongeye gushima abantu badukurikira, abantu bashima, abantu batanga commentaire, abantu baduha ibyifuzo. Imana ibaha umugisha, nibitwereka ko muri hafi yacu, nibitwereka ko muri kumwe natwe. Turazishima Imana cyane ku mbaraga iri kugenda yongera muri iyi nibature, nibitwereka ko umwami wacu ari kumwe natwe. Rero Imana iguha umugisha, nawe uje ari ubwa mbere turakwakiriye mu izina rya Yesu. Iyumvemo ikaze muri Second Chance Ministry, uhite wiyaturaho ijambo twiyaturaho buri munsi rivuga ngo ndi umunyamahirwe. Haleluya, hita ubyiyaturaho nawe dusanganywe bivuge ngo ndi umunyamahirwe. Amen. Uri umunyamahirwe kuko benshi cyane bavuye mu mwuka, benshi cyane bamaze kugera ahacirekerwa, ariko wowe uracyafite amahirwe. Ufite amahirwe kuko ugihumeka, ufite amahirwe yo kubaka ibyasenyutse, yo gutangiza bya bindi byari byarananiranye, ufite amahirwe yo kuba wowe washaka kuba we mbere, ufite amahirwe yo kugera hahandi washaka kugera, ufite amahirwe yo kuba icyo washaka kuba cyo, ufite amahirwe yo kubaka, ufite amahirwe yo kubyara, ufite genda wongeraho icyo ushaka, ufite amahirwe ufite amahirwe ufite amahirwe menshi. Data guhumugisha. Turi rero muri ya nibature yazinduka uharure. Tuba tuzindutse guharura inzira, tuba tuzindutse gutegura ikirere, tuba tuzindutse kubana n'Imana kugira ngo ize ibane natwe. Turashimira rero ibihe turi kugenda tugira, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ubu rero tuba dutangiye, hita utangira kurarika. Imana yarambwiye ngo ujye ubwira abantu ngo uri umunyamahirwe. Niyo mpamvu rero mbikubwira cyane, nawe niba ushaka kuba umunyamahirwe jya ubibwira benshi cyane. Buri munsi jya uvuga ngo ndi umunyamahirwe, kuri status yawe wandike ngo ndi umunyamahirwe, aho uri hose uvuga ngo ndi umunyamahirwe, woherereje link hasi wandike ngo ndi umunyamahirwe, kandi unabyongereho umubwire ngo nawe uri umunyamahirwe. Ntukabyibwire gusa, ahubwo jya ugira abantu buri munsi ubwira ko ari abanyamahirwe. Ibyo watura biravuga ngo uvomerera bagenzi be nawe azavomererwa, ubiba nibyo uzasarura. Nubwira abantu benshi ko ari abanyamahirwe, niwifuriza abantu benshi kuba mu mahirwe, nawe bizakubaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi mfite ishimwe rikomeye ryakoze ku mutima wanjye, ryatumye nongera kunezerwa, ryansubijemo imbaraga. Nanjye ndakwinginze kugira ngo rize kukunezeza. Nagiye kumva numva telefone, numva umuntu arampamagaye arambajije ngo kuki useka, kuki wishima, kuki usinzira, kuki. Numva biranyobeye, ariko tugerageza kuganira. Arambwira ati ngewe sindyama, sinsinzira, sinishima, sinseka,
kandi ntabwo njye nigeze nkora ibyaha nk'ibyo wakoze, ariko ntabwo nishimye. Satani ni umwicanyi, Satani ni umusahuzi. Si we wa mbere, hari abantu benshi cyane bajya bavuga ibintu wanyuzemo kuki useka. Ntabwo nanyuze muri byinshi burya biruta ibyo wanyuzemo, ntabwo nanyuze muri byinshi biruta ibyo abantu wenda banyuzemo, ahubwo wenda nuko ari njye wabashije kubivuga no kubishyira hanze, ariko ntabwo bikanganye cyane. Njye numva kuki se ahubwo ntaseka, ko nari mpfiriye mu mwobo nkaba ndahagaragara, ahubwo si kuki ntaseka. Umuntu wari upfiriye ku muhanda nkaba ndi mu nzu, kuki ntaseka? Ariko igihe cyose Satana abakubwira kuki useka, kuki wishima, wowe nta nubwo ukwiriye kwishima, wowe ntabwo ukwiriye kubabarira. Agatekereza wenda ibintu yakoze akabona we ntakwiriye kubabarirwa, ariko kuko ari ibintu byankoze ku mutima. Ndashaka kubwira umuntu wese turi kumwe, mubwire ngo ufite imbabazi. Umva ntazi icyo wakoze, icyo waba warakoze cyose, Yesu yagiye ku musaraba kubw'icyo wakoze. Icyaha cyose waba warakoze, Yesu yagiye ku musaraba kubw'icyo wakoze. Hari itorero rimwe nigeze kujya kubwirizamo, ntabwo ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, nta nubwo ndi buvuga igihugu, simvuga n'itorero, ahubwo ndavuga ibyo gusa. Ngeze muri icyo gihugu, hama ndabwiriza, umuntu arankurikira, arahagarara arankurikira, yari umuprotokole, yari umukobwa mwiza. Turangije araza aranyegera, arambwira ati ushobora kumbabarira niyo yaba iminota 5 ariko ukanyumva. Ndamubwira nti niyo yaba 10 ndi bukumve, nta kindi Imana yanshyiriyeho uretse kukumva. Hama arangije arambwira ngo ndangije imyaka 5 nkijijwe, kandi kuva igihe nakirijwe mba mu rusengero, kandi imbere yanjye hanyuza abantu benshi, babwiriza byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi numvishe ari bwo mfashijwe. Ambaza ijambo nk'iryo numvishe, arambaza ngo ndashaka kukubaza, Imana irababarira koko? Cyangwa umuntu turi kumwe muri iki gitondo nkakubwira ngo Imana irababarira. Imana irababarira koko? Ndamubwira nti Imana irababarira, tureke kubabarira ikanibagirwa, irababarira ikibagirwa. Ndavuga nta kindi cyazanye Yesu uretse kudupfira kubw'ibyaha byacu. Nta kindi Yesu yaje kuducungurira, si ukugira ngo tugire amazu, si ukugira ngo dushake, si ukugira ngo tubyare. Yesu yaraje kugira ngo tutarimbuka, yaje kudukiza urubanza rubi rw'ibyaha. Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo adukure mu ngoyi ya Satani y'ibyaha. Ndamubwira Imana irababarira, kandi ntibabarira nk'abantu ngo izagucyurire, ntibabarira nabo nk'abantu niwonge, oya, ni umubyeyi arababarira akibagirwa, akabivuga neza, akavuga ngo ibya kera ntibizongere kwibukwa, kuko ngiye kurema ibishya, kandi muzabyumva kandi muzabibona. Rero Imana irababarira. Arambwira ati reka nkubwire, mu myaka maze ni ubwa mbere numvishe ko Imana yababarira, kandi ntabwo ari uko ari wowe utwigishije ku mbabazi, ariko nuko numvishe ku buhamya bwanjye. Rero niyo mpamvu igihe cyose numva mfite imbaraga zo kuvuga ubuhamya, ntitaye ko umuntu abyumva, ahubwo nitaye ku muntu umwe uri bukizwe. Ko Bibiliya yaravuze ngo umuntu umwe mu ijuru impundu ziravuga. Iyo umuntu umwe yihannye, iyo umuntu umwe akijijwe, impundu mu ijuru ziravuga. Rero njye numva nshaka umuntu umwe uri bwumve imbabazi z'Imana, yizera imbabazi z'Imana, narangiza agire gute, akizwe. Arambwira ati mu buzima nagize gutya, ndatwita, maze gutwita negera uwanteye inda, ndamubwira ko natwise, ntera utwatsi, negera mukuru wanjye nari nizeye kandi wari ufite ubushobozi. Arambwira ati sinzumva hari n'iyo nda, ndihangana, indigera mezi angahe, ndihangana, ariko uko nigira imbere mbona birushijeho kuba bibi. Imbere yanjye ndahabura, ndashakisha ndahabura. Ndangije numvira ibyo mukuru wanjye yambwiraga. Mukuru wanjye yansabaga ko iyo nda nyikuramo,
kubera ko ari we twabanaga numva ko nkwiriye kuyikuramo. Nashatse ahantu najya kuba, nshaka ibyo najyamo, nshaka uko nakwitwara, biranyobera, ariko ngeze aho iyo nda nyikuramo. Iyo nda naje ariko ambwira iyo ndaje kuyikuramo ngo ikuze, yari ikuze, noneho afata umwanzuro wo kuyikuramo. Kubw'amahirwe make yandi amaze kuyikuramo, umwana akimanuka, ufite bamuhaye imiti kuko inda yari ikuze nko kubyara nyine. We yumva ko bamuhaye imiti ari buze kubyara umwana upfuye bikarangira. Kubw'amahirwe make ngo wa mwana ageze hasi ararira bari kumwe n'abakuru be, ari kumwe na ko na mukuru we. Umwana ararira, ariko intego yabo yari yo gukuramo iyo nda nuko uwo mwana atabaho. Wa mwana arize, ntabwo yari kuvuga ati reka nkafate, ngo kararize. Ako kanya bahita bafata indobo y'amazi bashyiramo, noneho ka kana kahise gapfa. Yarakijijwe, yaje kuzumva ubutumwa, arakizwa, birarangira. Hama igihe kimwe nibwo yaje kunyumva, nagiye mu gihugu cyabo ndimo kwigisha, aranyegera arambwira ngo igihe cyose abandi bari kubwiriza iyo bageze ku mbabazi ndarira. Noneho urusengero rwabo bararamyaga cyane, arambwira ati mu rusengero rwacu turaramye cyane, ariko igihe cyose bari kuramya, kandi naje kumva nta wundi muhamagaro mfite uretse wo guprotokora. Igihe cyose bari kuramya numva aribwo nezerewe cyane, nkumva nshaka kuramya, ariko mu matwi yanjye ntihatuma wa munezero nsohokamo, ahubwo hasohoka amarira. Igihe cyose ndarira kubera ko iyo batangiye kuramya batangira kuzamuka kakajwi keza cyane, hahita haza mu matwi yanjye ijwi ry'umwana urira. Oh my God. Arambwira ngo niba hari ikintu cyakamunejeje no kumva abantu baramya Imana, ariko nicyo kintu kimubangamira cya mbere mu rusengero. Icyo ngicyo rero kubera ko ari byo iyo batangiye gusenga, batangiye amateraniro, nicyo kibanza. Abizi ko akenshi louange na adoration birabanza, umwigisha aza kuza nyuma n'ibindi bikaza nyuma. Noneho urumva rero we muri louange na adoration, muri kwakuramya no guhimbaza, kenshi hari abahimbaza mbere, hari abaramya mbere, biterwa na gahunda z'insengero. Ariko urumva kuko biri kose ibindi byose biza no kuramya byabanjije. Rero iyo yamaze kubarangije kuramya, aba yasenyutse cyane ku buryo ibisigaye n'iyo undi yaje inyuma aje kwigisha imbabazi ntago azumva. Uwo munsi arambaza ngo ndashaka kubaza, Imana irababarira? Ndamubwira ngo Imana irababarira. Imana irababarira, yarangiza kubabarira ikibagirwa. Yabimbajije nk'inshuro zirenga 5, arambwira ngo cyo kora numvisha ibintu wakoze, ndeba naho uhagaze, ndeba n'imbaraga ufite zo kubivuga, ndeba n'umunezero wuzuye, ndeba ubwiza ufite n'ukuntu usa, ndavuga nti burya Imana irababarira. Noneho ndashaka kunyaturaho imbabazi. Kuva nakizwa imyaka 5 irarangiye, muri nge ntarafashwa, ntararyoherwa, kandi kibabaje sindasiba, simfite n'imbaraga zituma nguma mu rugo, ahubwo numva naza mu rusengero ariko nkava nkomeretse, ntakomerekejwe n'umuntu, ahubwo nkomerekejwe n'iryo ijwi riza rikarira mu matwi yanjye. Ndangije ndamubwira nti rero ukenewe izo mbabazi, ariko ukenewe n'ikiganza. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Nawe uri kunkurikira, ndashaka iki kintu cyumve. Biravuga ngo uburetwa bwose buzakurwaho no gusigwa. Amen. Hari umuntu wabisigiwe, hari ibyo dusengera, ariko burya hari abantu Imana yashyizeho kugira ngo bakubohore. Niyo mpamvu Imana YESU yasanze Lazaro, arangije aravuga ngo Lazaro sohoka. Urumva mwene data yarasohotse, ava mu byaha aza mu rusengero, imyaka yose arasohoka aza no gukora umurimo, ariko ntiyigeze abohorwa. Agira gute? Aguma muri hantu. Rero uburetwa bwose buzakurwaho no gusigwa. Imana ishimwe. Uburetwa bwose buzakurwaho no gusigwa.
hari n'igihe uba ukeneye abantu basizwe kugira ngo ugire ahantu ugera. Haleluya. Uyu munsi rero nje kuvuga ngo Imana irababarira. Imana irababarira, nawe wabyiyumvagamo, uyu munsi ndashaka ko wumva ko hari Imana ibabarira. Reka umfashe nge nawe dushime Imana, ushime Imana ko wabonye imbabazi. Hari igihe umunsi utabihaga agaciro. Uwo mukobwa niwe wambwiye ngo abantu bose bo muri uru rusengero bazi ko umuntu ufashwa bwa mbere ari nge, kandi nta na rimwe ndafashwa. Kubera ko babona arira cyane bazi ko ari we ufashwa, ariko ntiyigeze afashwa. Ndashaka uyu munsi rero ushime kubwo Imana yakubabariye. Hari igihe utajyaga uha imbabazi z'Imana agaciro, ariko ndashaka ubishime, ushime ko ufite imbabazi. Hanze aha hari abantu badasinzira, nyamara uwo niwe twavuga bakora bagira gute. Hari umpamagara, hari umwana w'umusore wampamagaye aho bita Rusizi, arampamagara ambwira ngo tuvuganye neza ngiye kwiyahura, ngo ariko numvishe umuntu Imana yahaye amahirwe, ngo reka mbe ndetse kwiyahura ndebe ko izangira amahirwe. Haciye iminsi mike numva arampamagaye ngo uziko nabonye akazi Goma. Ndamubwira nti wow, numvishe ko hari Imana itanga amahirwe. Uyu munsi rero ndashaka ushima Imana ibabarira, hama uyihamagare mu buryo ukeneyemo. Urumva ko yavuze ngo reka mbe ndetse ndebe Imana ibabarira. Yayihamagaye nk'Imana ibabarira, arangije abona imbabazi zayo. Ndashaka ubwire ngo ushobora kuba wari uri guha ibindi bintu agaciro, ariko utarashima kubw'imbabazi zayo. Imbabazi zayo, hari abantu bafite ibintu ibyo byose uri gusaba Imana, ariko bataryama, badasinzira ko babuze imbabazi. Hariho umwe wambwiye ngo Deborah, narumvishe ngo uzi ko nababariwe, ngo yabyumvishe ngo yumva ashaka guhagarara mu nzu, ambwira ati njye mfite akazi keza, mfite imodoka, ndi umukobwa, mfite ibintu byose, ariko nari mpagaze nko mu idirishya mu nzu yo hejuru ngo ngwe hasi, ariko numva umuntu ahantu muri nuza biri kuvugira ngo narababariwe, ndababarirwa sinkiriho gupfa. Muravuga ngo reka mbe ndetse kumanuka mbanze njye kumva uyu muntu wababariwe. Imana rero ishimwe cyane, nakuriya kuntu wohereza ubutumwa. Hari igihe ukiza umuntu nyamara utari ubizi ko umukijije. Uyu munsi ndashaka kubwira Imana ngo ushimwe ko wambabariye. Murabizi ko muri zinduka tuzinduka duharura. Uyu munsi byankozeho, ndavuga ndashaka nge nawe dushime Imana yatubabariye. Kandi niba wumva umutima wawe udafite amahoro, ukuremo ikintu cyose kikubuza amahoro kugira ngo wumve amahoro yo mutima. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu wese wumva ko yababariwe yumva amahoro. Haleluya. Mana turagushimye, turagushimye ko watubabariye. Nge n'ubwoko bwawe turagushimye, tuzamuye amajwi yacu tugushima. Iki gitondo tuzindutse imbere yawe, twibutse imbabazi zawe, twibutse uburyo watubabariye. Waratubabariye tutarabo kubabarirwa, waratubabariye Mwami, utubabarira ibyaha byose twakoze. Waratubabariye Papa, tuje kugushima uburyo watubabariye. Waratubabariye mu magana menshi y'abanyabyaha, ubona ari twebwe dukwiye kubabarirwa. Tuje kugushima imbabazi waduhaye. Watubabariye turabo mu miryango y'ibyaha, watubabariye ababyeyi bacu barasengaga ibigirwamana, watubabariye iwacu barabandwaga baraterekeraga, waratubabariye utitaye aho tuvuka n'aho dukomoka, waratubabariye utarondoye kimwe kuri kimwe, waratubabariye utarebye inshuro zose twagiye tugutsikiraho imbere, ariko urangije uratubabarira. Tuje kugushima uburyo watubabariye, tuzindutse tugushima uburyo watubabariye. Oh data la sensually agree very dry, turaje kugushima uburyo watubabariye. Waratwogeje kubw'imbabazi zawe, tuje guha agaciro, atuza akanwa kawe ubwira Imana uburyo yakubabariye. Ibuka bya byaha wakoraga, ibuka kwa kuntu wari umeze, ibuka ukuntu wababariwe. Uyu munsi ushobora kuba utahaga agaciro izo mbabazi, ariko izo mbabazi zishobora kuba arizo zituma wubahwa. Izo mbabazi zishobora kuba arizo zatumye uburiwe. Izo mbabazi zishobora kuba zaratumye arizo bakwemera. Kuba gusa warababariwe urangije witwa umwana w'Imana.
shima Imana ko yakubabariye. Hariho umugore basanze ari gusambana, bose bafata ibuye, bivuga ngo ku musozi wose nta wari umufitiye imbabazi. Ku musozi wose bari bateruye ibuye ryo kumumena agahanga, bari bateruye ibuye ryo kumumaramo umwuka. Hari byinshi cyane byari biteguye kukwica, hakandi ugapfa urupfu rubi rurimbutse, ariko Imana irababarira iribagirwa. Uwo mugore ngo ageze imbere ya Yesu aramubwira ngo genda, ibyaha byawe birababariwe, ntuzongere gusubira mu byaha ukundi. Ariko avuga ijambo ryiza, aravuga ngo mukobwa wanjye, waratubabariye, twita abana bawe, turagushimye ko watubabariye. Uyu munsi turiho kuko turi abana bawe, aho batubonye batwita abakristo, nuko turi abakristo nyine. Imbabazi zawe zatumye twitwa abawe, imbabazi zawe zadukuye mu gisekuru cy'abapagani zidushyira mu gisekuru cy'abana b'Imana. Imbabazi zawe zatumye tuva mu mwandwa no guterekera no kuraguza no guterekera byose, zidushyira mu gisekuru cy'abasenga n'abaramya n'abahimbaza. Imbabazi zawe nizo zitugiza abo turi bo. Shima kubw'izo mbabazi, shima ko izo mbabazi zakwicaranyije n'abo wicarana nabo. Shima ko izo mbabazi arizo zagutujaho. Shima ko usinzira kubw'izo mbabazi. Ushime ko useka kubw'izo mbabazi. Hari abantu badaseka, hari abantu batishimye, hari abantu badasinzira, hari abantu batarya, hari abantu batanywa. Wowe shima kubw'izo mbabazi. Shima ko imbabazi z'Imana zituma urya ugahaga. Ushime ko imbabazi z'Imana zituma uryama ugasinzira utitaye aho uryama n'uburyo uryamamo. Shima ko imbabazi z'Imana zituma ugenda ukumva ufite amahoro mu mutima. Shima ko imbabazi z'Imana zituma utwara imodoka ukumva nta guhungabana biri muri wowe. Shima ko imbabazi z'Imana, shima kubw'izo mbabazi z'Imana. Hari abantu kubera badafite imbabazi z'Imana n'akazi kabananira, n'amahoro mu mutima bakayabura, batumva baseka, batumva bahura n'abandi bantu, bumva bajya mu bwigunge. Iki gitondo ushima Imana ko uganira n'abantu, ushima Imana ko ugendana n'abantu, ushima Imana ko iyo hari mu minsi mikuru wishima, ushima Imana ko iyo abababaye nawe ubabarana nabo. Izo mbabazi nizo zabiteye. Iyo udafite imbabazi ubona abababara ukumva ntacyo bikubwiye, wabona bishima ukumva ntago ari ibyawe. Ariko ushima Imana ko imbabazi z'Imana zituma ugira ubumuntu, imbabazi z'Imana zituma ureyajisa nk'umuntu, imbabazi z'Imana. Iki gitondo ushime kubw'izo mbabazi. Haleluya. Wowe turi kumwe uha agaciro imbabazi wahawe. Haleluya. Wowe duteranye nurangiza ubwira Imana ngo mbabarira. Narababwiye ngo igihe cyose mujye musaba imbabazi. Uyu munsi ndashaka wongere ubwira Imana ngo mbabarira ko nagize kwizera guke. Uzi ko hari abantu babona imbabazi ariko Satani agahora amubwira ati wowe si ubwo urabona wababarirwa. Yaba agiye gukora akantu gato Satani akamuga ati na bya bindi wakoze ukumva usubiye inyuma. Ariko kutizera kwawe nibyo bikubuza amahoro. Bwira Imana ngo mbabarira kutizera kwanjye, mbabarira aho nahaye Satani agaciro, mbabarira. Bwira Imana ngo mbabarira. Iki ni igitondo cyiza cyo guharura. Bwira Imana ngo mbabarira. Imana iguhe umugisha. Wewe wumva wizeye imbabazi, nanjye ndatura ngo Imana ikubabarire. Imana ikubabarira aho wakosheje, Imana ikubabarira uko witwaye kose, Imana ikubabarira aho yabikubonaho icyaha cyose. Uyu munsi wakire imbabazi z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Muririmbyi ne waririmbye neza aravuga ngo ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data.
data. Haleluya. Kandi n'umwana muto uzi gusenga. Umuntu uzi gusenga n'uwabyutsa agaharura agashima ko ariho, agashima ko umwuka ari uhumeka, agaha agaciro Imana n'ibyayo n'abayo. Uwo n'umwana muto uzi gusenga. Haleluya. Umuntu wese uzi gusenga ntibisaba ngo angana gute mu Mana, hoya, ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azigera agira gute agira ubwoba, ntabwo azabugira, azafashwa nuko gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tuzajya hose, amen, aho tuzajya hose tuzafashwa n'amasengesho twasenze. Uyu munsi ushobora kubona waharuye, yego, ukibwira ko bitakoze ariko birakora. Haleluya. Vuga ngo ibi bintu birakora. Amen. Ibi bintu birakora. Amen. Iyo bidakora tuba twarabivuyemo. Amen. Ibi bintu birakora. Uyu munsi urasenga, ejo ugasenga, ariko igitondo kimwe ubona umusaruro w'ibyo wasenze. Umuntu yagiye mu murima agahinga ntago ataha nimugoroba ngo asarure, ahubwo arahinga mu gihe runaka akazasarura nyuma y'ukwezi, nyuma y'abiri, y'atatu. Nawe rero isengesho, imbuto uteye muri iki gitondo, imbere hari ukwisarura uko byaba bimeze kose. Imana yacu rero ishimwe cyane. Mbibutse ko turi gutegura amasengesho y'iminsi 3 yo gusenya wa mwuka mubi wo kwihoma. Mwuka wo kwihoma, mwuka wo kwihoma tuzasenga kuwa 3, kuwa 4 no kuwa 5, tubisohokamo saa 5. Mbibutse ko niba turihera kuwa 1 ikageza kuwa 5 buri saa 12 za mu gitondo, jya winjira muri niba ture saa 12 za mu gitondo. Imana ijye guha imbaraga, uzindukane kare natwe winjire muri niba ture buri kuwa 1, kuwa 2, kuwa 3, kuwa 4 no kuwa 5. Hama kwa 5 saa 5 ni muri amasengesho meza avuga ngo sohoka mu bishaje winjira mu bishya. Mbibutse ko cya kiganiro cyiza cy'abadamu cya mugore uri intwari twagishize ku cyumweru saa 11. Imana izajya iguha umugisha kandi uzajya ubishobora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko 4 umurongo wa 24. Haranditse ngo, arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva. 24 haravuga ngo, nuko arababwira ati muzirikane ibyo mwumva. Twihute tujye kuri Matayo 14. Matayo 14 naho tuhasome twumve. Matayo 14 ku murongo wa 30 haranditse ngo, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Haleluya. Ngo abonye ko umuyaga ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Murabizi ko tuba twazindutse guharura, tuba twaje kugira ngo tutaza gutangira gutabaza Imana twageze mu muyaga mwinshi w'ibibazo bitewe n'amasaha uko ari bukure. Uyu ni umugabo nawe watinye, ariko yari yabanje kugenda. Ngo abonye umuyaga ari mwinshi, ushobora kubyuka nta kibazo, ariko saa 9 bikakara, saa 11 ukabona ibibazo, saa 3 z'ijoro bikaza, akaba ari bwo usanga wibutse gutabaza. Niyo mpamvu tugomba kuzinduka duharura. Uzinduka uharura inzira, Imana ikujya imbere ahataringaniye. Ube shuwa, wizere ko uhagurukanye n'Imana. N'icyaza cyose ubwira Imana uti ntabara kuko nabyutse nkutabaza. Haleluya. Uyu munsi rero ndashaka ko twuzura imbaraga muri uku gusenga, twuzura imbaraga mu binyura mu maso yacu n'amatwi yacu. Kuko uko tuzinduka intege nkeya cyangwa intege nyinshi binyura mu maso yacu cyangwa mu matwi yacu. Kwizera kugira ingaruka ku byo ubona, ku byo ubona. Vuga ngo ushobora kuva mu rugo uri muzima ukomeye, ariko ibyo uri buze kubona bikaguca imbaraga iyo utabanje rero guharura. Haleluya. Iyo utabanje guharura. Ngo ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya. Ntabwo yavuye mu rugo awureba, ntabwo yatangiranye nawo, hoya, bari barimo kugenda, bageze hagati abona umuyaga ni mwinshi. Haleluya. Abona umuyaga ni mwinshi aratinya. Bivuga ngo guterwa binyuze ku maso,
aratinya, arangije arataka ati databuja nkiza. Yabonye umuyaga n'imiraba bimaze kuba byinshi, bituma kwizera kwe hazamo ubwoba. Kandi bibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwoba ntago banezeza Imana. Bivuga ngo mu rugendo rwawe rw'uyu munsi harimo byinshi byiteguye kugutera ubwoba, kandi biragutera ubwoba binyuze mu maso yawe. Haleluya. Niyo mpamvu uba ugomba kuzinduka kare, ukatura imbaraga mu maso yawe, ugashyira protection y'amaraso ku maso yawe. Haleluya. Ibyo wowe ubona urabyutse ariko aburi buze kubona. Haleluya. Nibo bari buze kugutera ubwoba, bize gutuma gutaka kwawe kuba kwinshi. Ndashaka nkwibutse ko buri gitondo ubyuka utazi ibyo uhura nabyo. Umuntu wakoze impanuka ntago ava mu rugo ayizi ntiyava mu rugo. Umuntu bakubise ntabwo ava mu rugo abizi ntiyakubitwa. Umuntu bibye ntabwo ava mu rugo abizi. Umuntu wahuye n'ibintu biteye warwajije bukeye ntago ava mu rugo azi ko ari burwaze. Ariko ibyo abona bigenda bituma ukwizera kwe huzuramo ubwoba. Iyo Satani amaze kugutera anyuze mu maso, ubwoba bukagutaha, ubwoba bukuzura muri wowe, na rya jambo rigukomeza riragenda. Aho uba watewe niho abantu benshi batsindirwa. Haleluya. Ugasanga igihe kinini aravuga Imana, ariko aravuga Imana umuyaga utaraza. Mu izina rya Yesu rero muri iyi zinduka uharure, tugomba no kubanza haleluya gushyira protection y'amaraso haleluya ku maso yacu. Uyu mugabo witwa rero Petero, ibyo yabonye byatumye kwizera kwe gusubira hasi. Kandi Bibiliya ikabivuga neza ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Ndashaka nkwibutse ko uyu munsi muntu turi kumwe hari ibintu byinshi cyane bije gucogoza kwizera kwawe. Haleluya. Atangira kurohama iyo wamaze kwizera guke. Iyo ubwoba bwagutashye, ni intwaro ubundi ebyiri Satani akoresha. Intwaro y'ubwoba n'intwaro yo kutizera. Iyo rero amaze kukurasa iyo myambi ibiri kagufata, ugenda urarohama kuko uba wamaze gutinya ya Mana iri imbere yawe. Wibuke ko ijambo rivuga ngo nzakujya imbere. Imana ntiri inyuma yawe ngo ugire ubwoba. Haleluya. Ariko Imana ikuri imbere ntabwo igaragarira mu mwuka. Imana ishimwe. Nyamara ibyo wowe uri kureba biri mu mubiri. Bisaba ko ubanza ukashira ubwoba, amaraso ya Yesu akaba ku maso yawe, imbaraga z'ubudahangarwa zikaba ku maso yawe, umutima wawe ukuzura izindi mbaraga. Ubu ndimo kubivuga, wakabaye ufite amaso yawe urimo kuyasengera, usengera buri muntu muhura, usengera buri kintu cyose muri muhure nacyo. Haleluya. 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 Petero ntabwo yigeze yumva ubutumwa na buke buri bumubwira kuri buze guhungabanywa. Bishaka kuvuga ngo ntabwo ushobora kwitegura ibikubwira ngo uraza guhungabanywa. Oya, muri wowe ubyukana yumva uri buhure n'ibyiza gusa. Ibibi biri buze cyangwa se wenda ntibinaza, ariko ubundi kwizera k'umuntu ahora yiteguye ibyiza gusa. Uko niko twebwe tuba tumeze. Nta kintu yigeze abwirwa cyari gutuma atahwa n'ubwoba. Haleluya. Amen. Petero yabonye ibintu bibi gusa. Yabonye umuraba, yabonye umuhengeri, yabonye ibintu bibi gusa. Bivuga ngo kuba wazindutse uri guharura ntago bivuga ko ibibi bitari buze, ariko ikiri butuma unesha ibyo bibi nuko wizera ukava mu by'amaso ari kureba ukinjira mu by'amaso y'umwuka ari kureba. Amaso y'umwuka ari kureba Imana iri imbere yawe, ahataringaniye hari buringanire. Imana iri imbere yawe idakangwa n'umuyaga n'umuraba. Imana iri imbere yawe iri bucecekesha abo bakuri imbere. Imana iri imbere yawe
yawe iri bufunge iminwa y'abaguhagurukiye, Imana iri imbere yawe iri bufate amaboko y'abaje kukurwanya, Imana iri imbere yawe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Amen, amen. Petero yabonye ibibi gusa, yabonye imiraba, yabonye umuhengeri, yabonye ibiza kunyeganyeza kwizera kwe gusa. Haleluya. Hari abantu babaho mu buzima kumva ngo nta bibi yahura nabyo. Oya, uyu munsi ndashaka kubwira ngo rimwe na rimwe ni byiza gusenga no kwizera Imana mu bintu runaka utagizemo uruhare, mu bintu runaka. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo kwizera kwawe kwatangiye guha agaciro ibyo wowe uri kureba, guha agaciro ibyo ureba, uba wapfuye uhagaze, uba warashwe, bigatuma uwo munsi wawe ukubera mubi. Nyamara ukakubera mubi, Bibiliya yuzuje ukakubera mubi, ariko uzize iki? Uzize ko utarengeje amaso ibyo wowe uri kureba. Haleluya. Uyu munsi usengera amaso yawe ibyo ari bubone, usengera amaso ntiwumve kuri bubone ibyiza gusa, ahubwo usengera amaso n'ibibi uri bubone. Ubu usaba imbaraga zo kurenza amaso ibibi uri buhure nabyo, usaba imbaraga zo kurenza amaso umuyaga uri buhure nawo, usaba imbaraga zo kurenza amaso umuhengeri uri buze, usaba imbaraga zo kurengera. Haleluya. Zo kubirenga, ubirenge, usaba imbaraga zo gutsinda ibintu byose Satani yatambitse kubona mu maso yawe by'urucantege. Amen. Twasomye rero muri Mariko 4:24 havuga ngo arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo no mu byo wumva. Kwizera kuzanwa n'ibyo wumva. Kwizera, subiramo ngo kwizera bizanwa n'ibyo wumva. Haleluya. Ibyo ukomeza kumva cyane nibyo wizera. Haleluya. Ibyo ukomeza kumva cyane nibyo wizera. Reka mvuge urugero njyewe, simbizi baraza kumbabarira, buri wese avuga uko ari bubyumve, ariko buriya hari ukuntu abantu bajyaga bavuga cyane ngo hanaha bapfuye, ngo covid irabamaze. Mfata umwanzuro uko ibyo bintu ntabyumva, nkaba mu isi meze nkaho covid itarimo kandi biramfasha. Hari abantu usanga agenda kuri WhatsApp ashaka kumva ngo nimwumve noneho ubuhanuzi busohoye vuba, nimwumve noneho ibibaye nyuma y'ibi bintu, nimwumve abantu bagiye gupfa barobe, nimwumve ibyo kunda kumva cyane. Kwizera kubihakwe kurabiziramo. Hari abantu batabika kuri konte ngo intambara izaba, abandi ngo nibagura ntibari ngo ariko nyuma y'ibi ko Yesu yampaye ijambo rimwe ngewe ngenderaho, unshaka ibyanjye by'uyu munsi, ibyejo si ibyanjye. Kwizera rero niyo mpamvu kwizera kwawe, ibyo wumva, ibyo ukomeza kumva nibyo wizera. Niwizera ko uzapfa turagushyingura mu gitondo kare, niwizera ko bazapfa, Zaburi 91 iravuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande ryanjye. Ibyo nibyo nizeye ko icyo cyorezo koko gikazi, kandi ndanabyumva ko gikazi, ariko ngewe ibyo numva mu matwi yanjye nuko abantu 1000 bazagwa iruhande rwanjye. Ngewe ibyorezo bizica abantu, umugiga izica abantu, yewe nejo utazumva wenda ngo byananyishe ariko bizanyica. Nizera ko binyica, ntago bizanyica mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuba mwitorero, ndashaka mbwira umuntu turi kumwe, nuba mwitorero rihora ryizera uburumbuke uzabugira. Nuba mwitorero rihora ryizera uburumbuke uzabugira. Nuba mwitorero rihora ryizera ko muzapfa vuba muzapfa vuba. Nuba mu bantu bahora bavuga ko ibyaba ari nuko niko bizagenda. Haleluya, haleluya,
haleluya. Ndashaka ko uyu munsi wumva ko ibyo wumva cyane ari byo wizera. Haleluya. Ntabwo nta muntu njye wigeze ampatira, nta muntu wigeze ampatira kuvuga ngo ni inkwi ibiyobyabwenge. Narababwiye ngo abantu mwese munkurikira sinjya kure cyane yanjye, kuko njyewe ni njyewe Imana yashyizemo imbaraga zo gukiza abo. Ariko igihe cyose ntabwo nakoraga ibyo abandi birengeje, ariko ako nkoze kose, niba wenda nazerereye, niba umusore yanterese, niba bambonye mpagararanye nawe numva naragakumi, abandi hafi bahitaga bambwira ngo uzapfa nka nyoko, uzapfa nka nyoko. Ndavuga ariko ko njye nari urumva nakoranye na mama, nari naramurwaje, nari nzi uko yapfuye nabi, rwaye sida imwibabaje. Naje kuzagendana n'umugabo byanguriye byere ebyiri gusa, mbyuka ndyamanye nawe. Ambwira mu Kiganda, icyo gihe nari ndi muri Uganda, arambwira ngo te warekirara mbadenjagara guteka ko sirimu. Nta kindi kintu nashakaga kugutera sida. Ndabyumva, nibuka ko hari abantu bambwiye ngo nzapfa nka mama. Ntekereza ko ndeba ukuntu mama yapfuye. Ndangije ndavuga se ubundi koko ikintu nari nsigaje ni iki? Nagiye hanze biranga, ngenda nkoresheje indege biranga, nkoresheje ubutaka biranga. Nta kintu mu buzima nagerageje biranga. Koko ntureba byandi bambwiraga ko nzapfa nka mama, ari byo koko ni ugupfa nka mama. Ariko nibuka ko njyewe hari mama yarababaye, kuko nari ndi hafi ye yarababaye. Nibyo njyewe ntago nzababara nka kuri akuntu mama yababaye. Nzajya nk'ibiyobyabwenge, hari igihe nziryamira nipfire. Ntangira kwizera ko nanjye nzapfa nka mama, ntangira kwibona ko uko wenda yapfuye atonyoka nibi ariko bizagenda. Ntangira kubona ububabare yagize, ntangira kubona bwa bubabare yagize ko nzabugira. Ngako nge ndavuga ngo nzajya nk'ibiyobyabwenge, nzaryama ntabwo nzagira. Uko niko natangiye guhita nshaka kunywa ibiyobyabwenge. Sinashaka ibiri hafi, nshaka byinshi nyine byandi bizajya binyica ubwenge bugende. Ntabwo mpagurutse ngo njya kwipimisha, ahubwo mise nakira ko nzapfa nka mama, kuko kuva kera bambwira ngo nzapfa nka mama, nkaba mpuye n'umuntu umbwira ngo nta kindi yashakaga uretse kunshyiraho sida, uretse kuntera sida, kandi akaba ari umuntu nari muzi, uwo mukobwa w'inshuti yanjye. Sinzi ni bya bindi abantu bagira ishyari barabiganiriyeho, bari babiziranyeho, narabarwazaga, bari inshuti. Ibya bindi njya nkunda kubigisha inshuti mbi nka za zindi nabigishije ejo bundi. Nta kindi najya mubwira ngo ushaka ibaza ukuntu uri mwiza disi n'ukuntu warwaye, tukabiganira, yarwara nkamujyana kwa muganga, yarwara iki. Ariko ntaje gushiduka, bo bifuje ko nanjye ndwara. Ariko reka mbabwire abantu muri kunkurikira, iyi si gutya mureba gutya ni umubumbe, umuntu umusigaha, ejo ukazizenguruka ukongera ukamusanga. Rero ibyo ubibuza bizabisarura, ujye ugenda gakeya kuko isi irizengurukaho. Ndashima Imana ko umunsi umwe yari arimo aragenda, ntago nishimye ku byamubayeho, ariko byari ukugira ngo Imana imwereke imbaraga z'Imana, ko noneho yaje kuzasanga narakijijwe. Kubabuza ubuhamya bwanjye, ntago nigeze ndwara sida, ariko yigeze kugenda icyo gihe yari arimo aragenda ngo ajya muri Aziya, ni ahantu hamwe gutya muri Aziya. Noneho arimo kugenda ngo yumva abashe nk'ukebuka ukuntu, yumva amaso ntakireba neza, asa nk'ugwa igihumura. Bongera bamukatisha bamugarura hano mu Rwanda. Yaje kuzaza kurwararwarira hari CHUK kubazi mu Rwanda. Noneho ndabimenya, njya kumusura. Ngezeyo nasanze amaze iminsi mike avuye muri koma, akimbona ati yo Zuzu uraho, ni shareba yasida ibyo dukoreye. Ndamugana pole kandi uhumure. Zuzu wowe se bijya bikugendekera bite? Ndavuga
shangiye ntago ndwaye isi ngo mwarango ntago ndwaye ariko shima Imana ko yaje kumenya ko ntarwaye nubwo nanjye nabimenye nyuma hari haciye imyaka myinshi bazi ibyo bintu yanko bifuje kunkorera ariko Imana ntiyabyemeye. Urumva ko ubuzima bwanjye bwarapfuye mu biyobyabwenge, nkarara ku muhanda, nkabyuka nambaye ubusa, nkagira gute kubera umuntu wambwiye ngo te warekirara mbadengagara guteka ko sirimu. Nta kindi nashaka uretse kugutera sida. Biza mu matwi yanjye mpita mbona ko narwaye sida, bikubitiraho bya bindi bambwiye ngo uzapfa nka nyoko, neza mbona mpfuye nkawe. Uyu munsi rero ndashaka kubwira ngo nimuzirikane ibyo mwumva, wikwemera ko amatwi yawe yumva ibintu bibi. Yego, niba wumva bavuga ko ubukungu buri gusubira inyuma, njya mbyumva kumva abantu bavuga ngo nimwumve ibintu bigiye kuba ngo nyuma ya covid, ngo inzara, ngo ubukene. Ariko n'ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye, niba bazakena si njyewe, niba abantu bazicwa n'inzara si njyewe, ntabwo ibyo bintu ushobora no kubiha umwanya njyewe. Uyu munsi ndashaka nkubwire ngo ibyo uha umwanya kumva nibyo uzumva. Kuba ubukungu buri hasi bufite abo buzabera hasi si njyewe. Abantu bazasubira inyuma n'abantu nyine ariko si njyewe. Abantu bazasabiriza n'abantu ariko si njyewe. Urumva, abantu benshi bakunda kuzakambaza ati ariko Deborah ni morale uyikura he? Morale iva mu by'amaso yanjye areba n'iby'amatwi yanjye yumva. Amatwi yanjye yumva ibyo Yesu yavuze gusa. Niyo nsomye ijambo ry'Imana, iyo numva ari imbaraga nkwiye kuzisengeramo, iryo niryo nizera ryonyine. Nizera ibyo Yesu yavuze, ibindi numva hirya ndabyumva, ibibi nkajugunya, ibyiza nkagira gute nkabifata. Abahanuzi rero, n'umuhanuzi nashaka azamanurira ibintu mu marangamutima ye, niba ari byiza ndabyizera, niba ari bibi rero ntabwo njyewe mbitwa ariko mbijyanaye. Umugabo witwa Ezekiya, Imana yohereza umugabo witwa Yesaya aramubwira ati genda umbwirire Ezekiya yiyeze, yitunganye hama atahe. Ezekiya aravuga ati sawa ndabyumvisha. Arangije Bibiliya tubwira ngo arahindukira. Ntabwo yigeze aha agaciro ibyo yumvisha, kandi uyu nguyu yari atumwe n'Imana. Aragenda wabasha kuvugana n'Imana kugeza aho Imana ibwiye Yesaya aramubwira ngo hute genda uvuga ngo nkongereye iminsi yo kubaho. Rero ibintu bibi binyuze mu matwi yanjye ntabwo bishobora kurenga aha. Amatwi yanjye ariho bariyeri, ariho akayunguruzo kavuga ngo ikibi ntikizakunyuremo. Ndifuza ko rero icyo ubuse ubakiriya ubwo byahenze gutya, ibihombo tuzagira muri iyi ntabwo bigomba kumbaho. Haleluya, amen. Ugomba kumenya ko ikintu cya mbere cy'ingenzi ari ukurinda amatwi yawe. Zinda ukurinda amatwi yawe. Nta muntu uzaza kukurindira amatwi, ntawe uzaza kuyakurindira. Nta ntumwe. Ntugomba kwiyemerera kumva amakuru mabi n'inkuru z'incantege. Ntugomba kubyiyemerera. Ntabwo ari uvuga ngo ntugomba kubyiyemerera. Wikwiyemerera inkuru z'incantege ko zinyura mu matwi yawe. Ubwoba ni ubwoko bwo kwizera kandi buza butewe no kumva. Ubwoba ni ubundi bwoko buva mu kwizera. Rero ibyo wizeye ukabyumva bigutera ubwoba. Haleluya. Ugomba guhitamo inshuti zawe kandi ukagendana n'abantu bavuga amagambo agusubizamo intege. Hari abantu bajya baza akambwira ngo use Deborah wanesheje ute, ibi bintu wabigenje gute, ni iki se cyari kuneshesha? Ni ukubu njyewe nagize gute? Abantu bose nabigijeyo. Reka nkusetse. Nari ngize amahirwe umugabo anyemeye, kandi umugabo wanjye yanyemeye icyo gihe ari umumotari uroba. Noneho mfata inshuti yanjye imwe, bari nka babiri, ndavuga ngo ndashaka kubereka ko tuzabana. Turagenda ndamubereka, haciye akanya namuga ngo yewe ngo umwurira motote ibaze.
ko baramenye ko tugenda mu mamodoka n'ibindi ubu si imvura iguye nyumvira nahise ako kanya ntago nongeye uribaza ngize amahirwe mbonye umuntu unyemera unyandurura nkura ku muhanda ngo imvura iguye ko yamnyagiraga se ndashaka kubwira ngo inshuti zikubwira inkuru ziguca intege iyo utaziciye n'ubundi uzaharura ntaho bigera wikwemera umva ayo matwi niyo mpamvu atabaye 7 yabaye 2 sibyo aya matwi yabaye 2 Imana ifite impamvu bivuga ngo yaguhaye ubwenge bwo kugira ngo cyinjirira hagisohokera ibigomba kuba mu mutwe wawe n'ibyo ushaka ibyo udashaka bigomba guhita bisohoka niba uwo muntu ari kuri ikote nibisohokera niba ari kuri ikote nibisohokera wikwemera ibintu byinshi urucantege uziko imari yabuze ku isoko yaramaze yabuze kuri bari yanjye ntizabura uko kwizera kugeraho kurarema haleluya amen reka mbabwire nigeze kugira inshuti zitanyizera buri gihe zikaba zikujora uziko inshuti zikakubwira ukuntu ariko ubwo wabona umwenda ukubereye niyo nda yego jya wambara bigeze ari ukabyumva uri umwana w'imyaka 27 ukajya ugenda ukagura igera hari abantu bakayoberwa niba uri umugore niba uri umukobwa bakayoberwa inshuti zikujora urabyumva inshuti izo narazibonye urabyumva ubwo se hako sibwo ibintu nk'ibyo bira bintu uvuga ubona umva izo ndabyuka mu gitondo nkazireka ndazireka niki cyatumye ngerayo niki cyatumye nkomera niki cyatumye ngerayo kandi ari abakozi b'Imana bakubwira batujye ureba twatunda bari kuvuga kandi ngewe hari icyo navuganye n'Imana kibitse mu matwi yanjye no mu bwenge bwanjye urabyumva rero ni wowe ufite uburenganzira bitewe n'ibyo wumva uyu munsi ndashaka kuharura uharure utemerera ibintu mu matwi yawe kuba umaze icyumweru udacuruza ntibivuga ko wavuye mu isoko cyangwa mu kazi kuba uhembwa make ntibivuga ibyo amatwi ari kumva sibyo nta gihe uzabaho ibintu bitazamutse ku isoko nta gihe uzabaho ariko wakwizeye ko mu ijuru abazamura ibirayi ijuru rizamura ikofi wakwizeye ko abazamura inzu zaba Imana nawe izamura konte wakwizeye ko ubundi sari gihe wigeze nge namenye ubwenge numva wacu bavuga ngo fanta ni veni ndakura sinzi aho nahereye nyinywa icyo nzi nuko ahigeze ndayinywa sibyo namenye ubwenge numva ngo ibirayi ngo kera byaguranga ngahe na nubu se ko aho bigeze mbirya ibyo se bivuze ubundi se wari warara hanze ngo nuko nyiri inzu yazamuye kube ibyo unyuza mu matwi yawe ukabyemera nibyo bituma ugira gute nibyo bituma utsindwa amen ni ingenzi kuvuga ibyiza umva mpora mvuga ibyiza iminsi yanjye yose nimbyuka ndavuga ibyiza nawe uvuga ibyiza hari umuntu usanga abwira umwana ati kandi ruzaba urwanyuma ugahora ubivuga ururwana n'urujiji ururwana n'urucucu ururwana n'urugoryi ibyo bintu ukabivuga bizageraho bibebyo bibebyo urumva hari abana biswa abadayimoni umwana akavuga ngo ururana rwo rurimo abadayimoni wagira ngo rwuzuye abadayimoni ibaza umuntu wibyariye umwana akamwita dayimoni umwana akabyumva mu matwi ko ari dayimoni haleluya amen erega abantu barakubwiye ngo uri mubi nawe urangije urabibona neza kuri mubi ubibaza se ngo twemere kuhengamye da ariko se igerageza wihengamure amen kwizera ibyo wumva nibyo bizakwereka inzira uri kunyuramo kuzinduka uharura inzira rero ni ugutesha agaciro ibibi wumva ugaha agaciro ibyiza wumva uvuga ibibi ntago wemerewe kugendana n'umuntu uvuga ibibi hari abantu bikinisha atari uko bavutse babikinisha kuko amaso yabo yarebye za pornography hama barikinisha
amakosa yavuye ku byo bareba. Niba ushaka kuba mu buzima bwo kuramya Imana, wijya kumva indirimbo z'isi. Nge sinanazizi ngo kizamuke, ngo kubitwa, ngo kata, ngo zamuka, ngo jyaha. Ariko ubundi ndumva ibinkatisha, binkubita aha, bimanura aha, ndabyumva mbishaka iki. Reka numva imbwira ngo uri uwera, uri gitare, uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye, bijye mu matwi yanjye no mu bwenge bwanjye. Nibwo bizagira gute? Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ugomba guha agaciro kuzinduka wumva inkuru nziza, kuzinduka wumva inyigisho nziza. Wikumva inyigisho zidafite epfo na ruguru. Shakisha ukuntu amatwi yawe ahora yumva ibintu byiza. Niwumva abantu bavuze ibintu bitari byiza, bavemo mu izina rya Yesu. Amen. Ibyo wumva nibyo wizera, ibyo ubona nibyo wizera, kandi ibyo ubona ukabyizera bikubaho, ibyo wumva ukabyizera bikubaho. Amen. Hari abantu bubatse urugo bavuga ngo abagabo ntibashoboka. Niyo umugabo yatinze amubonera ntashoboka. Niyo umugabo ngo abagabo bose barasambana. Niyo umugabo avuganye n'undi muntu amubonera mu gusambana. Kubera iki? Yahaye agaciro ibyo yumvishe. Ntashobora guha agaciro Imana inesha ubusambanyi. Ntashobora guha agaciro Imana yatsinze icyaha cy'ubusambanyi. Ntashobora guha agaciro abamubwira ngo yego nubwo asambana ariko Imana yamuhindura. We gusa yarabyanditse ngo arasambana. Amen. Imana yo mu ijuru iguhe kumva ibintu bizima, iguhe kureba ibintu bizima. Kandi ibyo nta Mana iri buze kubikubwira mu bwenge Imana yaguhaye. Haleluya. Mu bwenge Imana yaguhaye ibyo bintu birimo. Deborah, ndi imbere yawe nta kindi cyatumye nsindwa nkubitwa hasi. Nibyo numvishe uko mugabo ngo yabwiye umukobwa ngo aramubwira ngo sheri ngo baguhe iki, fanta orange. Urumva ibyo bintu bari kuvuga bikanyica. Akamubwira ngo shishe ngo baguhe brushette, ngo umutima n'umwijima, bikanyica. Ndapfa ndasara mu musazi ku muhanda. Kubera iki? Ibyo numvishe. Numvishe abavuga ngo tugende iyi sinajya ariko hari igitondo kimwe numvishe umugabo umbwira ngo nzakugirira neza. Ndavuga nti ndakugumaho, kandi ari harangirira neza. Arambwira ngo nzakurengera. Nita ibyo mpagaciro ibyo numvishe. Abantu bakanyuraho nkasimbiha agaciro, nkamubwira warangije se. Abantu bakavuga ngo uriya byaramuyobeye, nyabaye kirara, ariko nkita ku cyo nge numvishe cyiza. Nzakugirira neza mwana wanjye. Ibyo bavuga ngo nubundi si ibyo bavuga byinshi ntarinzi nibi. Ngo narakubiswe se, sinari narakubiswe se. Ngo uriya byaramuyobeye, ntibyari byaranyobeye se. Ariko sinabihaye agaciro. Ngo disi rwabaye ururara, sinari rwose. Ariko sinabihaye agaciro. Ndavuga nti hari data wambwiye ngo nzakugirira neza, nzakurengera, nzagutabara. Haleluya, haleluya. Icyo wumvishe cyiza bari cyuha agaciro. Amen. Icyo wumvishe, shaka inkuru nziza gusa. Gendana n'abavuga inkuru nziza, icarana n'abavuga ibiryoheye amatwi yawe. Nta muntu ufite uruhare rwo kubaho kwawe. Niyo wabuze rebo de gebo sireke yavuze ngo irakwishe, yakwishe wenyine. Ngo Imana ngo irakurangije, ikurindangiza sinjyana. Umva nzarinda mpfa nge niteguye kubaho. Data wa twe ibi bintu ntago nzi ukuntu wabinyumvisha. Niyo wambwira ko umugabo atankunda ariko ubimbwiye ute, ngewe niba atanankunda yanabikubwiye. Niyo wanyumvisha audio nakubwira ko ankunda. Ubu wahera umbwira ko ndi mubi. Reka da, ibyo nibyo ubona, nanjye mfite ibyo ndeba. Wambwira gute ukuntu nkennye se? Ntago nzi umuntu ushaka kuvuga ko akize uwariwe. Ukize ni ngewe. Umuntu nzagendana nawe ntuzambwira ngo urakize. Ariko umbwira ko nkennye she.
umbwira ko ntaho nzagera shi umbwira ko byo nkora nta gaciro shi umbwira aho ntuye ko shi ukibyumva mbisibiraho hano ku matwi yanjye hariho bariyeri, hari ijambo ritarengaho ridashobora, ntago nariho uburenganzira bwo kurengaho. Harura inzira utemera ko hari ibintu birengaho. Uyu munsi urumva byinshi, uyu munsi urabona byinshi. Shyira bariyeri ku maso yawe, hari ibintu bitarengaho. Niyo mpamvu ku mipaka hajya bariyeri. Hambuka ibikwiriye kwambuka, ibidakwiriye. Hari ibigomba guhita, amaso yawe yabwire ngo nturye ruswa, matwi yawe yabwire ngo no ruswa, no ruswa, no. Hambuka ibikwiriye kwambuka, ibyujuje ubuziranenge buzima. Ibintu bidakwiriye ubwira amaso uti ntubyakire. Haleluya. Dawidi arabivuga neza, aravuga ngo ukebukisha amaso yanjye ntarebe ibidafite umumaro. Ukebure mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi Imana ikebukisha amaso yawe ku bantu babi. Satani we yabateguye abaguca intege, yateguye umuraba, yateguye umuyaga uyu munsi. Ariko ushyire bariyeri ku maso, ushyire bariyeri ku matwi, kubyumva uri bubyumve, ariko imbaraga ziri muri wowe zibyakira. Amen. Haleluya. Buri gitondo Deborah mbona niteguye SMS y'amafaranga irivuga ngo tu mobile money. Bukira kumbwira ngo ntayo nzabona, mpora niteguye ko ndi butungurwa igitangaza ndi bukibone. Bukira wenda icyo mpora niteguye ko amaso yanjye arabona ikintu cyiza, mpora niteguye ko amatwi yanjye ari bwumve ibintu byiza. Iyo uzanye ibihabanye rero nibyo nateguye mu maso yanjye, singuha umwanya. Iyo uzanye ibihabanye nibyo nateguriye amatwi yanjye, singuha umwanya. Tugiye gusenga. Senga uharure. Harura ibintu byose Satani yateze imbere yawe. Harura abantu bose. Haleluya. Harura iyo miyaga, harura iyo miraba mu izina rya Yesu. Ibitagomba, ibitanezeza amaso yanjye simbirebe, ibitanezeza amatwi yanjye simbirebe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ndawutegurira kumva ibintu byiza. Atura ko amaso yawe agomba kureba ibintu byiza. Atura. Haleluya. Tangira ugira ibintu watura. Amen. Tangira ugira ibintu watura. Imana ishimwe. Tangira ugira ibintu watura ku buzima bwawe. Tangira ugira ibintu watura. Atura ko amaso yawe atari burebe bitera ubwoba mu izina rya Yesu. Atura ko uyu munsi amatwi yawe atumva inkuru mbi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Byature. Atura mu maso yawe ko hari bunyuri byiza. Reposi karabo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndashyira imbaraga mu maso yanjye, ndashyira imbaraga mu maso yanjye zinesha ibibi gusa mu izina rya Yesu. Ndashyira imbaraga z'Imana mu matwi yanjye zitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, zitesha agaciro inkuru mbi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu tangira usenge muri iki gitondo. Senga muri iki gitondo, senga mu izina rya Yesu Kristo. Imiyaga Satani yateguye aka kanya nyishize hasi mu izina rya Yesu. Ibibi byari byiteguriye kureba amaso yanjye, kurebwa n'amaso yanjye, ndabitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ndabitesha agaciro mu izina rya Yesu. Tesha agaciro imiyaga yari yateguriwe mu maso yawe. Tesha agaciro umuhengeri wari wateguriwe mu maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Tesha agaciro inkuru mbi zose Satani yateguye kunyura mu matwi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse n'abo yateguye baharurwe, bakurwe mu nzira yawe mu izina rya Yesu. Ndashyira protection ku matwi yanjye, ndashyira protection ku maso yanjye. Amaso yanjye ndashyiraho protection y'amaraso nibe ku maso yanjye, protection y'amaraso nibe ku matwi yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu nge nduwo kureba ibintu byiza. Uyu munsi nduwo kureba ibintu byiza. Amaso yanjye yabereho kureba ibintu byiza. Ndamukiye kureba ibintu byiza. Turakuramukiye kureba ibintu byiza. Mbyukiye kureba ibintu byiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu nzira yanjye habemo ibintu byiza, mu nzira yanjye
yanjye habemo ibintu byiza, mu nzira yanjye ndeba abantu beza, mu nzira yanjye amaso yanjye areba ibinejeje, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nge Deborah ntago ndi uwo kumva inkuru mbi, mu izina rya Yesu. Aka kanya ntago ndi uwo kumva inkuru mbi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ora kasrafara bra. Jambo ry'Imana yavuga ngo ibyo Uwiteka nyifuriza si bibi, ahubwo ni ibyiza. Ndashyira imbere yanjye, maso yanjye ndayaterekaho ibyiza, maso yanjye ndayategurira kureba ibyiza, maso yanjye ndayategurira kureba ibyiza, maso yanjye nyateguriye kureba ibyiza, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mutima wanjye tuza, uyu munsi wakira ibyiza, wakira ibyiza. Bwonko bwanjye ndagutegurira kwakira ibyiza, mutwe wanjye, maso yanjye ndagutegurira kwakira ibyiza, mu izina rya Yesu. Matwi yanjye ndagutegurira kwakira ibyiza, mu izina rya Yesu. Nditandukanya n'ibibi biri bunyure mu maso, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Protection y'amaraso ibaye ku maso yanjye. Ora kasakrabo. Atura ngo hari imbaraga, hari imbaraga zo kunesha ikiri bunyure imbere yanjye kibe, hari imbaraga ziri bunesha ikibi cyose kiri bunyure imbere yanjye, hari imbaraga ziri butsinde. Ore pride, mu maso yanjye harimo imbaraga, mu maso yanjye harimo kunesha, mu maso yanjye harimo kunesha, mu matwi yanjye. Ora kasra prerevo, mu matwi yanjye harimo imbaraga zitakira ikibi, zitakira inkuru mbi, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze kumpaye izo mbaraga, urakoze ko uyu munsi umbereye umunsi mwiza, urakoze ko umbereye umunsi wo kureba ibyiza, urakoze ko umbereye umunsi wo kumva ibyiza, urakoze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Akira kuri bureba ibyiza, akira kuri bureba ibyiza. Ibibiri biri buze ntibigutera ubwoba, ahubwo wowe bitera ubwoba. Nubona bije bitera ubwoba, ubibwira ngo umwami wanjye ndi imbere, umwami wanjye ari imbere. Yababonyemo ntarababona. Ntagire ikintu kigutera ubwoba uyu munsi. Ibyo ngibyo uri bubone Yesu arababibonye mbere. Haleluya. Nge sinyangira ubwoba, mpora niteguye ko hari umuntu ndebera, hari umwami undebera, hari umwami unyumvira, kandi ibyo yemera ko byicara ni byiza. Ibibi nge ninjye ufite uburenganzira bwo kutangiraho, mu izina rya Yesu. Niko uzatsinda ubwoba, niko uzatsinda ibibi byose, niko uzitandukanya n'ibindi, mu izina rya Yesu. Ndatura kuri burebe ibyiza, ndatura kuri bwumva ibyiza, ndatura kuri bwumva ibikunezeza, ndatura kuri burebe ibyo wishimira, mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha uyu munsi. Fata ituro ryawe turisengere. Buri gihe cyose ujye ugira ituro ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ugira ituro, ugira icyacumi, ko Imana izagenda igushoboza ubikiranukeho. Urabona uburyo bwo kubitangamo, ubikiranuke mu izina rya Yesu. Urakoze Data, urakoze se umwami wacu Yesu. Nsengeye buri wese mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye mwami abakiranutse ku cyacumi n'amaturo. Reka Data babone umugisha mu byo bakora, mu rugo rwabo, mu bigega byabo, mu mbuto zo mu nda zabo, mu bana babo. Reka impande n'impande babone umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bitwa abanyamugisha kuko bahawe umugisha nawe. Urakoze mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen.